inshuti bakunze ba SCAM Alternative twongeye kubasuhuza kuri uyu munsi nk'uko mubizi ko tujya tugira gutya tugashaka abakozi b'Imana bagiye batandukanye kugira ngo tugire ibintu bimwe na bimwe tugenda tuganiraho. Yes, kuri uyu munsi rero nk'uko mubizi n'ubundi my name is LK wayaso nk'uko mubizi nyine mumaze kugenda mubimenyera ko tugenda tubatumirira abakozi b'Imana bafite experience mu bintu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi rero ntucikwe, remember gukora subscribe kugira ngo uhore ukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku wundi. Kuri uyu munsi rero turi kumwe n'abakozi b'Imana hano murimo kugira ngo mwatangira mutubwira abakozi b'Imana murabona neza. Yes, batangira kubwira abakunzi ba SCAM Alternative reka duhere hano. Murakoze cyane, nitwa Uwayo Jeremy. Uwayo Jeremy ni muntu ki wenda ku bantu bamubonye ari ubwa mbere? Uwayo Jeremy ni umuntu w'umugabo ufite umudamu ufite abana bane, nk'abandi umukozi w'Imana nk'uko wabivuze, kandi ndi n'umwana wayo. Uri umwana wa Imana ko umugisha cyane. Twishimiye cyane kuko wakira rero muri iki kiganiro cya SCAM Alternative. Yes, reka dukomereze hano kuri mwene data. Nanjye amazina nitwa Rugomwa Rodrigue, ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana. Yes. Hanyuma Rugomwa Rodrigue kuba uri umugabo ufite umudamu n'abana ntabwo birahagije se? Ndagira ngo wisobanurire neza wenda abantu bashobora kukubona wenda ari ubwa mbere. Bambonye ari ubwa mbere, kuko navuze ngo ndi umugabo ufite umudamu n'abana babiri, ndi umuvugabutumwa, ndi umukozi w'Imana, ndumva ari ibyo ngira ngo mu magambo make. Yes, Imana bahumugisha. Hanyuma abakozi b'Imana ndagira ngo tuganire, mukunda kuganira. Yes, kuri iki cyumweru gishize nageze mu rusengero rumwe nsanga murimo musezera ko mugiye kuva muri iki gihugu. Twibutse abadukurikiranye ko aba bakozi b'Imana turi kumwe mu gihugu cya South Africa, by'umwihariko mu mujyi wa Cape Town. Nasanze murimo musezera bigaragara ko mugiye kuva muri iki gihugu, nibyo? Umurimo w'Imana dukora ni umurimo uduhamagarira kuvuga ubutumwa ahantu hatandukanye impande zose z'isi. Tuba twaraje aha ngaha tuje kuvuga ubutumwa nk'uko umurimo wacu nyine uri. Imana ishobora gushima ko tuzenguruka amahanga nk'uko bitubwiye ko tugomba kuba abakozi bayo, tugende tubwiriza amahanga, abemera tubabatize, tubabwire kwitondera ibyo Yesu yasize avuze byose. Yes, hanyuma wenda dukomeje gatoya, Rodrigue, wowe nawe wari urimo usezera, wari umaze igihe kingana gute muri South Africa? Haburaga amezi make ngo nuzuze imyaka 5, ndumva ariyo icyo gihe nari maze muri South Africa. Wenda mbere yuko tukubaza ku bijyanye no gusezera no ku bijyanye n'urugendo rwawe, ndagira ngo ngende mbabaza utuntu tumwe na tumwe tugenda twiganiriza. Ubundi kuri Rodrigue nk'umuvugabutumwa, ubundi hari ikintu abavugabutumwa bazwiho kwambara neza bakaba bari smart. Kuri wowe iyo wambaye neza uba wambaye gute? Iyo nambaye neza nagera imbere abantu, burya iyo umuntu yambaye neza ntabwo ushobora guhura n'abantu 2 cyangwa 3 nta muntu urakubwira ko wambaye neza. Kubwanjye iyo nambaye neza, iyo nambaye costume nkashiraho karuvate n'urukweto izi bita congo, ntabwo nahura n'abantu barenze 3 ntarabona umuntu umbwira ngo nambaye neza. Ariko by the way hari n'indi myambaro burya bundi ahanini biterwa no ku muntu yabereye, ariko iriya niyo ya myambaro ya mbere umuntu avuga ko yambaye neza. Yes, no kuvuga ngo kuri wowe iyo wambaye costume kabisa nawe uba wumva uri comfortable, wumva wambaye neza kabisa, mba numva aho nagira abazi bampa icyicaro. Yes, cyane no mwambaro w'icyubahiro. Yes, hanyuma ndo umukozi w'Imana hano abamubona benshi bakunze kubona ameze nk'umufilozofe, ushobora gusanga batari ko byumva. Ngewe nambaye neza, kwambara neza, iyo nambaye umwenda ugendanye naho ndi numva ko nambaye neza. Kuvuga ngo iyo nambaye, ubu urabona turi ku mazi, nje nambaye karuvate nkambara n'inkweto ya congo, wambone yagira ngo ndi umusazi. Iyo ngiye muri sport nkagenda nambaye costume, ahubwo iyo nambaye umwenda ugendanye naho ndi, avuga ati umwenda urahuza naho ndi, numva nambaye neza. Yes, ubwo rero wenda badukurikiye nabo barimo barabibona by the way. Ariko kandi ni ikihe kiryo nayo mafunguro ufata ugiye nk'ahantu bakwakiriye ukumva uranezerewe, ukumva uri comfortable?
amafunguro banyakirije biterwa n'ayo nshaka ubwo ngubwo. Iyo banyakirije ibyo kurya bihuye n'inyota mfite, kuko hari igihe mba nahaza amata navuye mu rugo nyanyweye nge bakanyakiriza ntabwo nezerwa, kandi ubundi nkunda amata. Iyo ndiye ibiryo bigendanye n'inzara mfite cyangwa nkanywa ikintu kigendanye n'inyota mfite, wana inyota ziranyuranye. Hari igihe ugira inyota ya ji baguhaye amazi wumva ntacyo amaze, ahubwo yagize inyota y'amazi bakanyakiriza amazi wumva bise bihuye. Ni nk'uko hari igihe mba mbabaye ukambwira wenda ngo ndirimbe numva bidahura, ko wabaye arasenga. Noneho iyo mbabaye nkasenga birandyohera. Ni nk'ibyo ngibyo, ni nk'ibyo kurya nyine n'ubundi nabyo biterwa n'inzara. hanyuma mwene Dr. Drake, urabona Bibiliya igenda ivuga amagambo agiye akomeye kandi asa nkaho abanyantege nke bashobora kuyifashisha ariko n'abanyembaraga bakayifashisha. Hari abantu benshi bavuga ko kunywa wayini ntacyo bitwaye. Kuri wowe nk'umukozi w'Imana ufite experience kandi uri kubwiriza mu bihugu bitandukanye ndetse bikomeye, arana hagati k'umuntu ari umusirimu kamembe ntabwo yanywa ibintu by'imitobe gusa, wowe kunywa wayini hari icyo bitwaye? Icyo kibazo kirakomeye kirakomeye, ariko ku bwanjye ruhande navuga ko bigitwaye, ko mbyumva bitewe n'ahantu. Hari aho ugiye ugasanga rwose ntacyo bitwaye, ariko bitewe n'uko nahamagawe, umuhamagaro wanjye ntabwo aho nagiye nsengera ntabwo bigeze batwemerera ngo tubasha gufata ku gisindisha, ariko hari aho ugera ugasanga ntacyo bitwaye, hakaba n'aho ugera ugasanga ntacyo bitwaye, biterwa rero ariko se nk'umuntu biriya ntabwo bigaragaza ko icyaha, ariko bitewe na disipurine z'amatorero atandukanye. Iyo uvuze uburyo itorero rivuga ngo kubera ko wagiye ugize ufata icyemezo iyo ubirenzeho ukoze icyaha. hanyuma wowe mukozi w'Imana wabaye hari icyo bigutwaye ntugiye hano bakayikwakiriza? Nta nubwo nanayikoraho kubera ko kunywa wayini ubwabyo hari wayini isembuye n'idasembuye. Kunywa wayini isembuye sinanakoraho. Kubera iki? Yesu ajya gusezera abigishwa be, intumwa ze yarazibwiye ngo kuva uyu munsi nzongera gukora kusema ko muteze umuzabibu, kugeza igihe nzongera gusangira namwe wayini nshya, vino nshya mu bwami bw'Imana, nzayinywa mpuye na Data. Igituma ab'isi bayinywa ntibigire icyo bibatwara, bari iwabo, twebwe turi abashyitsi n'abasuhuke, kandi dufite inshuti yacu yatuvuyemo, igihe tuba tumutekereza twumva dufite amashusho yo kongera guhura nawe. Nuhura nawe rero tuzinjoyinga, kuko wayini ni ibintu bakoresha binezeza. Ntabwo ndi mu gihe cyo kwinezeza, ni igihe cyo gutekereza uburyo ngenda ndeba imisozi yaremye, ariko si ubari hehe ko mukumbuye, urukumbuzi rurushaho kunyica. Ntabwo nagira igihe cyo kwinezeza, ndacyakumbuye umwami. Niduhura twicara ku meza tuzahita tuyisoma. Kizaba cyavuye. Urakoze cyane. Hanyuma wavuze ko umaze imyaka hafi 5 muri iki gihugu cya South Africa. Yego. Kandi waba witegura gusubira mu gihugu uvukamo mu gihe cya vuba. Ni ibihe byiza wabonye muri iki gihugu uvuga uti ndashima gusa ndetse n'abakozi b'Imana? Ni ibihe byiza wabonye hano hantu? Ibyiza nabonye muri iki gihugu ni byinshi, kubivuga muri aya masegonda ntabwo mu masegonda dufite cyangwa se muri minota mikeya biragoye kubivuga, ariko nabashije kumenyana n'abantu benshi batandukanye. Ikindi nabashije kugira experience mu bijyanye n'umurimo w'Imana, kuko nabashije guhuramo ubwoko butandukanye, ngendamo n'uko bakora Imana, ngendamo n'uko basenga. Ngibyo ahanini mu bijyanye n'umurimo w'Imana, bijyanye n'umwuka, ngibyo byiza nabashije kubona. Hanyuma wenda mukozi w'Imana reka wenda kubaza, ni ikihe kintu wanenze uti ubutaha iki kintu gikosowe mu murimo w'Imana mu matorero ya hano wagenzemo uti byatuma umurimo w'Imana utera imbere? Ntabwo ari amatorero ya hano gusa, ni amatorero yose nasuye mu mpande zitandukanye z'isi. Ikintu cyitwa ubumwe bw'amatorero ya Gikristo nibwo bwonyine ngenda neza, kuko abantu bakize hano ibintu byose barabishoboye, ariko ubumwe ahantu hose usanga arimo ikibazo. Ubumwe hari abantu ko banywa itabi bahuza, ugasanga ubutabi w'Icyangugu ageze muri South Africa n'uwametero bagahita babifite. Kubera icyo abasenga bamananirwa guhuza. Buriya Satani yegereye abantu bayo cyane, kandi isi n'umubiri bikurura
kurusha inziza kuko kamere y'umuntu igihe cyose irwanya icyiza noneho abantu bo ntabwo bakugira ishyaka ryo kwiyegereza imana ariko aba satani bo bagira ishyaka ryo kwiyegereza satani cyane kurusha uko ab'imana biyegereza imana yabo nicyo gituma rero abantu akenshi mu byiza bakunda kubihunga kuko twambaye umubiri urarikira igihe cyose ikintu kibi ni ikihe kintu cyakubabaza mu bintu wabonye mu murimo w'imana iki kintu cyarababaje muri iyi minsi sinzi amaso yanjye arareba ibintu byiza amatwi yanjye kumva byiza biragoye kuvuga ibyambabaje ariko rimwe na rimwe hari ibintu bitekereza kuko buriya iyo ufite ahantu niba unabyariye ibintu bigoye kugira ngo abandi bazazikora batazabitsinda ahanini ntabwo ndavuga ngo byarabaje completely ariko hari ibintu byagiye bimbabaza bitewe n'umurimo w'Imana nagiye nkora muri iki gihugu ugasanga ndi gusengera muri iri torero kubera ko nagiye kuvuga ubutumwa muri iri ati ririya torero wagiye kuvugamo ubutumwa ntabwo duhuje ku buryo byazamo bikazamo n'ibibazo ku buryo hazamo n'ibibazo rwose bakaba abayobozi bakora n'inama ibyo ngibyo ni ibintu byagiye binkora ku mutima nkibaza ati se niba turimo turabwira abantu ubutumwa bwiza kuki hazamo separate gutandukanya amatorero kandi Yesu yaravuze ngo nimugende muvuge ubutumwa kugera ku mpera z'isi ni ukuvuga ngo mu mahanga yose abazungu abirabura ubwoko bwose icyo kintu rero kiri mu bintu bishobora gukosorwa kuri iyi tere ya South Africa ibintu bikaba byagenda neza. umukozi w'Imana Jeremy kuri wowe usanga doctrine ikwiriye gutandukanya abasenga uravuga imyizerere yes imyizerere ntabwo yagombye gutandukanya abantu basenga bagombye kureba ikintu kimwe kuko imana bizera ni imwe erega buryo rwo tuvuga ngo imyizerere ntabwo ari itandukanya abasenga ahubwo ni disipurine zabo n'imico y'ibihugu n'imico y'imiryango n'imico y'aho barerewe niba batandukanye kuko niba twizera imana imwe twagombye kugira kwizera kumwe kuko imana ni imwe bibiliya dukoresha ni imwe ahubwo uburyo tubyumva bitewe n'amasosiyete twagiye dukurikiramo nibyo bitandukanye ibyo ntabwo byagombye kudutandukanya tugana wenda ku musozo w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turamutse tuguhamya no gusubiza umuntu umwe ku isi niwe muntu wasubiza umwe ku isi ntasoza umugore wanjye cyane ko hashize iminsi niwe ubundi wirirwa ko turi umubiri umwe ubu umugore wawe yitwa kuko abagore bari ku isi ni benshi nta muntu uzi neza umugore wawe amategeko yitwa Batamuriza Dina yes umukozi w'Imana uwacu uramutse uhawe amahirwe yo gusuhuza abantu 100 aya mahirwe ukayahabwa gusuhuza abantu 100 ariko bakubwira ngo muri abo 100 banza ukuremo 2 basuhuza n'abandi ntabwo numva no gusukuma amahirwe yo gusuhuza abantu simba kari n'amahirwe n'igihe yaba atari n'amahirwe kuko umbwiye ngo ni amahirwe yo gusuhuza abantu ntabwo nasuhuza kuko nabo bagira amahirwe yo kubisuhuza hanyuma ni iyo mesaje wumva iri ku mutima wawe wasigira abantu bari muri South Africa mesaje dushaka gusigira abantu bari muri South Africa turayisanga mu gitabo cya Yobu ni ibice 36 ku murongo wa 11 ndetse na 12 ni ijambo rivuga ngo nibayumvira bakayikorera ngo bazamara iminsi yabo baguwe neza 12 avuga ngo ariko nibatayumvira ngo bazarimbuzwa inkota ngo kandi bazapfa ari nta bwenge bafite mu yandi magambo ndashaka kubwira abantu ko harimo amagambo abiri gusa ijambo rya mbere rivuga ngo kumvira Imana no kuyikorera ndashaka gusigira mesaje abantu nibumvira Imana bongereho kuyikorera hanyuma kuko mu wa 12 hari amagambo ateye ubwoba ngo ariko nibatayumvira ngo bazarimbuzwa inkota kandi ngo bazapfa ari nta bwenge bafite bivuga ngo umuntu ashobora kuba adafite ubwenge kandi ari ibisazi ashobora kuba nta bwenge afite kandi ari enjeniyeri nk'uko Yobu yavuze 28 aravuga ngo kuba Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha nibwo kujijuka mu magambo make rero ndashaka kubwira abantu bumvira Imana bayikorere hari ibintu abantu bagomba kureka hari n'ibindi bagomba guha agaciro
hanyuma ibyo bintu bibiri nibumvira Imana bakayikorera bazamara iminsi yabo baguwe neza. Iminsi yo kubaho kwabo kose bazayimara bari mu byishimo. Niba batayumvira ariko bazagubwa nabi ngo bazapfa kandi ari nta bwenge bafite. Ndumva ariyo message nasigira abantu bazatega amatwi SCM TV. Imana ibaho umugisha cyane. Yes, ndagira ngo mbere yuko tukuvaho ubanze ubwira abakunzi bawe gukora subscribe kuri televiziyo yabo SCM TV. Abakunzi banjye ndetse n'abakunzi ba SCM Street TV ndagira ngo mbasabe mukore subscribe mujye mubona ibiganiro bitandukanye uko muzajya mubikenera. Murakoze cyane reka tugushimire cyane. Murakoze nawe. Yes, ni ile message nto ushobora gutanga. Message ntoya nshobora gutanga nanditse mu gitabo mu rwandiko Korani cy'Abagalatiya cyo cya 6 umurongo wa 7 bavuga ngo Imana nibe kuri susu kuko icyo umuntu abibye icyo azasarura. Ubibira mu mubiri muri uyu mubiri azasaruramo kubona, ariko ubibira mu mwuka azasarura ubugingo buhoraho. Abantu benshi bazi yuko bazajya mu ijuru n'imubiri, nicyo bajya bibeshya kuko uyu mubiri ni ikintu kizabora tuzasiga. Nicyo gituma nkunda gushishikariza abantu gukorera mu mwuka, gukorera mu rukundo, kuko uyu mubiri wo uzabora. Ibyo tureba byose bizaje n'iki izashira, ariko ubibira mu mwuka niho mu mwuka tuzakura ubugingo buhoraho. Niyo message niyo nabaha kubibira mu mwuka, kuko ikintu umuntu cyose umuntu abibye abongereza bavuga ngo what a man sows what he will reap. Icyo umuntu abibye nicyo asarura. Tubibire mu mwuka, tubire mu rukundo, ibintu byose tubone mu buryo bwiza, tubone mu buryo buri positif, twe gutekereza nabi, twe kuvuga nabi, amatwi yacu yumva ibyiza, akanwa kacu kavuga ibyiza. Tekereze neza, kuko iyo umwijima ugeze mu mutima ututwara ibyiza byose, ariko iyo umucyo urimo ibindi byose wabikora neza. Tekereza neza ugakora neza, kubira mu mwuka. Imana ibahe umugisha kandi. Murakoze cyane. Igira ijambo mbwira abakunzi ba SCM TV gukora ubundi byiza byose bagombye kubikunda. TV nayikunze kuko ni TV ivuga ukuri kandi y'abantu freedom, bisanzure ko kuvuga ikintu cyari ku mutima kandi wowe n'Imana. Niba ari kibi gicyawe, niba ari cyiza gishyigikirwe. Nabwira abakunzi ba SCM TV ngo kanda ahantu atukura bakanda no kuri kaya kantu k'inzogera kugira ngo barusheho kubona amakuru yose baba babyumvise. Je nanjye mfite inshuti zanjye ahantu zitanzanga rero nazibwira ngo nagiye mu ijuru ahari zaza, kuko njye numva nkunze abantu kandi turi umwe. Ubwo ya TV nayikunze nabo kandi barabyumva. Reka tubashimire cyane rero kuko dusanzwe abakunzi ba SCM TV aba barabavandimwe. Reka tubasezere, bye bye. We love you so much.